nibyo kandi nta gushidikanya abatega umuhigo n'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro barishimira ibikorwa byagezweho mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2020-2021 binyuze mu mihigo 91 akarere kari kahize. Muri rusange iyi mihigo ikaba yareshejwe ku kigero kiri hejuru ya 95.5% nk'uko umuyobozi w'akarere abigarukaho. Yakoze mu bikorwa twishimira twagezeho muri iyi mihigo biri mu nkingi eshatu: inkingi y'ubukungu, imibereho myiza, imiyoborere myiza n'ubutabera. Twari ari byinshi twishimira, hari kuba abaturage barabonye amazi meza muri uyu mwaka, hari abatujwe ku buryo bugezweho mu mazu bavuye mu manegeka, abandi batagiraga inzu, hari ababonye amashanyarazi ahantu hatandukanye ku bufatanye n'ubuyobozi ndetse n'abaturage. Murakoze. Mu rwego rw'ubukungu twari dufite imihigo 24 kugira ngo ikubiye mu bikorwa bitandukanye, ari ibikorwa remezo, ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ibikorwa bijyanye no kwiteza imbere kw'abaturage. Nkaba ngira ngo wenda mvuge bike muri byo kuko byo ni byinshi bitandukanye. Wenda mvuze mu bikorwa remezo ndaza kuvuga ku mihanda ndetse n'amashanyarazi. Hari umuhanda wa kaburimbo mu by'ukuri wari ukenewe cyane n'abaturage uva Gisiza ujya ku bitaro bya Murunda, warakozwe ungana n'ibirometero 4. Hanyuma tugiye ku mashanyarazi, tukishimira cyane ko umurenge wa Nyabirasi mu mateka yawo utari warigeze ugira amashanyarazi, ubu ufite amashanyarazi. No mu yindi mirenge, hari imirenge itandukanye naho wasangaga mu tugari tumwe na tumwe nta mashanyarazi bagira. Nitwa Nyirangene Felicita, mu kagari ka Bugeni, umudugudu ni Gitarama. Noneho rero baduhaye amashanyarazi kugira ngo tuzabyaze umusaruro. Ubu ngubu mfite umwana w'umunyeshuri, agomba kujya acana akigiraho. Ubwo rero nkabona nyine ari ibintu byiza mwadukoreye. Ngira ngo wenda nihuse nkajya mu bikorwa by'ubuhinzi. Hari ubuhinzi butandukanye bijyanye n'ubuhinzi bw'ibihingwa ngandurarugo, harimo gahunda yo guhuza ubutaka, tukajya ku bihingwa ngengabukungu, aho buri gihe tuba dukangurira abaturage, abahinzi b'ikawa n'icyayi kuzamura umusaruro. Murakoze cyane. Muri make turishimira ibikorwa byiza byagezweho muri iyi mihigo mu mibereho myiza. Twari dufite imihigo 48 muri 91 kandi twabashije kuyigeraho. Nyinshi yari ijyanye n'ubukangurambaga. Tukaba rero twishimira ko abaturage bamaze guhindura imyumvire mu bibakorerwa. Hari kurwanya imirire mibi n'igwingira by'abana, hari gukangurira ababyeyi kwitabira kuboneza urubyaro n'ibindi. Ariko nanone tugaruke nko ku mashuri yubatswe nayo mu mibereho myiza kugira ngo abana babashe kwiga badakora ingendo ndende cyangwa hagabanywe ubucucike, kimwe se no kubonera abaturage amazi meza. Byose ni ibikorwa twishimira byagezweho mu mibereho myiza y'abaturage. Murakoze. Ni byinshi rero twishimira ko nko mu butabera hari ibibazo bitandukanye imiyoborere n'ubutabera, hari ibibazo byakemutse by'abaturage, hari imikino itandukanye. Nko muri uyu mwaka ikipe yacu yagiye mu cyiciro cya mbere. Hari amarushanwa atandukanye abaturage bacu bitabiriye bazana imidari. Avuga ko hari byinshi, hari igenzura ritandukanye ry'umutungo ryabaye ku bigo bitandukanye, hari kongera umutungo twiyinjiriza nawo bigaragara ko wazamutse kugera gishimishije. Ni byinshi rero abaturage ba Rutsiro ndetse n'abayobozi n'abafatanyabikorwa twishimira twagezeho muri iyi mihigo. Ngewe nitwa Ndawe wa none Tereza, ngaba narabonye inzu yanjye nziza
ngaba ndyama ngashinjira ngaryama kuri matora mfite n'uburingiti mfite n'ishuka n'ibyo Kagame yangejejeho